Yesu nashimwe cyane. Reka nshime Imana cyane ku bw'aya mahirwe yongeye kuduhereza muri aka kanya, gahunda nziza yo kuramya Imana. Ni iby'igiciro kandi biranejeje kubona abana b'Imana bangana batya, umubare ungana gutya abo mbona haba kuri Zoom hano ndetse n'abo nabonye kuri YouTube ni abantu benshi, ndetse mbonereho no kwakira iteraniro rinini turi kumwe hano. Rwose ntabwo nagize umwanya wo kubasuhuza, namwe ndabakiriye muri iyi gahunda nziza. Reka twese ubuntu bw'Umwami wacu Yesu bukomeze kubana natwe. Nk'uko twatangiye gahunda y'aya materaniro ku mugoroba, ntabwo ndi buze kujya mu zindi introduction nyinshi. Nshaka ko duhita twinjira mu cyigisho mu buryo bwihuta kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Twatangiye insanganyamatsiko itubwira kuzura, kugera ku kuzura k'ubumana. Abo tutari kumwe ku mugoroba, niyo nsanganyamatsiko turiho. Twarebye ingingo ya mbere, turimo tureba imitambiko igera kuri itatu. Ni imitambiko itatu njye nagerageje kwiga, mbona ko iyo mitambiko ikeneye ku bantu bose bifuza gusa na Kristo. Umutambiko wa mbere twabonye ku mugoroba, umutambiko utubwira kubabarizwa mu mubiri turwanya icyaha. Twabonye Yesu nk'urugero rwacu, ariko nanone twongera kubirebera mu mucyo wo kujya i Nazareti, cyangwa se umucyo udusaba kwimukira i Nazareti. I Nazareti hagereranywa n'icyaro, ariko kandi tuza kubona yuko aho hantu nubwo ari ahantu hacishijwe bugufi kandi ari ahantu harangwa n'amakuba menshi, ariko kubwo kuhaba kwacu hashobora guhinduka paradizo. Bityo kandi twabonye yuko n'imibabaro duhurirayo nayo, ibyo ubwabyo ari byo biri buze kugeranywa n'ubundi cyane twagereranyije no kubabarizwa mu mubiri abantu barwanya icyaha, kugeza ubwo twihanganira iyo miruho n'imibabaro. Ariko kandi twabonye yuko nubwo ibyo bintu bihari, kuba mu cyaro biracyari isoko, cyangwa se ari ukuba mu cyaro cyangwa se gukora imirimo yaho tuhasanga nk'uko twabibonye, biracyari isoko y'umunezero. Kandi twabibonye nanone nk'inkingi ikomeye cyane idukingira icyaha. Ubwo rero nzi neza yuko umugoroba abantu benshi bagize imyumvire itandukanye kuri iyi ngingo, kandi ntekereza yuko ari myiza. Ndetse hari amagambo mato nshaka kubasomera nanone yunganira ibyo twize kugira ngo twinjire mu cyigisho cy'uyu munsi. Abantu mufite ibyaduka, nimurebe ku gihamya cy'1043. Twibanze cyane ku kintu cyitwa umurimo gukoresha amaboko. Muribuka yuko twasomye amagambo agaragaza yuko ubwenge bwo mu bitabo ubwabwo ntabwo buhagije kugira ngo abantu babe bafite ubwenge bushyitse, cyangwa se baba bakwishingikizwaho muri uyu murimo. Ahubwo iyo hiyongereyeho umurimo w'amaboko, nibwo bibasha kuba. Ku gihamya cy'1043 kuri paji ya 287 baravuze ngo ku isi yagizwe nshya. Mwumve, kuko imico tuzabaho mu ijuru niyo twitoreje mu isi. Ku isi yagizwe nshya, abacunguwe bazirundurira mu murimo no mu binezeza byazaniraga Adamu na Eva umunezero mu itangiriro. Mwabyumvise ngo mu isi yagizwe nshya, abacunguwe bazirundurira mu mirimo no mu binezeza byazaniraga Adamu na Eva umunezero mu itangiriro. Ibyo binezeza ni ibihe? Tuzabaho imibereho muri Edeni, imibereho yo mu busitani no mu masambu. Si amagambo yumvikana? No mu masambu, mu busitani ndetse no mu masambu. Twasomye amagambo mu rugo rwa Gikristo avuga ngo Yesu Kristo ni umukozi na Data arakora, ngo kuva kera bahoze bakora, ngo n'uyu munsi baracyakora. Ntabwo ngo abantu bazajya kwa mazu Yesu yabateguriye bazabaho mu bunebwe ntacyo bakora. Ubwo rero twabonye yuko umurimo ni isoko y'umunezero, kandi twabonyemo n'ikintu gikomeye cyane yuko nubwo bizana umunezero, ariko kandi akaba ari n'umurimo nanone dukorana na Kristo, cyangwa se gukorana n'Imana.
iyo dukora imirimo icishijwe bugufi y'icyaro, twabonye ko tuba dukorana n'Imana, ko twabonye yuko yashyize ibiti mu busitani, twe turabiconga tukabikuramo ibyo dushaka kugeraho. Yatabye amabuye mu butaka, twe turayacukura kugira ngo tugere ku byo dushaka kugeraho, n'ibindi n'ibindi. Reka kuri iyo ngingo tuyiveho, ahubwo tugiye kwinjira mu cyigisho cy'uyu munsi. Ubwo icyigisho cy'uyu munsi cyo tugiye kwiga ingingo yitwa kunyurwa cyangwa se kwishimira mu mwami. Kunyurwa cyangwa se kwishimira mu mwami ni ingingo cyangwa se n'undi mutambiko nawo dukeneye kuba duhagazeho kugira ngo tube rwose duhuje n'ikintu cyitwa kuzura, kugera ku kuzura k'Imana. Twabonye ko muri Kristo harimo kuzura k'Imana kose, ariko kandi uku kuzura ntabwo twabonye ko ari imibereho y'impanuka, ahubwo ni imibereho dukorera, atari uko dukizwa kubw'imirimo, dukizwa kubw'ubuntu, ariko nanone ubwo buntu ntabwo budutegeka kubaho ntacyo dukora. Kunyurwa cyangwa se kwishimira mu mwami niyo ngingo tugiye kwiga uyu munsi. Reka nze mbahe screen abantu turi kumwe hano, kuko mwe mutari buze kureba ibyo ndi gusoma hano. Turiga cyane, turasoma amasomo yo muri Bibiliya, ariko turifashisha cyane n'igitabo cy'ibihamya by'itora umuzingo wa kabiri. Abagifite mwaza kucyegeza hafi. Ntekereza yuko ibihamya byinshi nateguye ariho byerekeza kunyurwa cyangwa se kwishimira mu mwami. Kwishimira mu mwami, muzi neza yuko n'icyigisho tubona mu kugana Yesu gisoza, ariko ntabwo aricyo tugiye kwiga, ahubwo tugiye kubyiga mu yindi nsanganyamatsiko ikomeye cyane, kandi icyigisho cyiza nzi neza yuko abantu bose mukeneye kucyumva kugira ngo dusobanukirwe n'icyo dukwiye gukora muri iyi saha duhagazemo, kandi isaha ikomeye. Ntekereza ko screen murimo kuyibona neza, murimo murayibona neza. Mu Bakolosayi igice cya kabiri umurongo wa 9 kugeza uwa 10 haranditswe ngo nyamara muri we hari ukuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri. Abakolosayi 2:10 umurongo 2:9 umurongo 2 umurongo wa 9 kugeza ku wa 10 ngo nyamara muri we niho hari kuzura k'Imana kose mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzuriye muri we ari we mutware cyangwa se ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose. Twabonye yuko hari amagambo twasomye mu gitabo cyo kubeshwaho no kwizera kuri paji ya 49 tuvuga kuri aya magambo. Bavuze amagambo aravuga ngo umuntu nakubaza ngo mbese nta cyaha ukora, uzavuge yuko ntabwo ari wowe utagikora, ahubwo ni Kristo uri muri wowe. Ariko turavuga ngo ni umuntu wese uzabivuga, cyangwa se ibyo bintu biraharanira ko barangije bavuga ngo nubwo turi abanyabyago ariko twuzuriye muri Kristo. Ni amagambo azimije ariko kandi yoroshye. Tugiye kubona rero yuko ni imibereho, ni ihame, ntabwo ari ibintu bipfa kwizana nk'impanuka, kuko twabisomye muri Luka, nk'uko hano muri kubibona kuri screen, Luka 6:40. Aya magambo reka tuyasubiremo. Umwigishwa ntaruta umwigisha, ahubwo umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe amera nk'umwigisha we. Twabonye yuko umwigishwa wese iyo atunganye rwose mu byo yigishijwe. Nabahaye urugero rw'umuntu wari ufite umutima Yesu cyangwa se Imana yishimiraga, ariko kandi ngo gakurikira mu byo Uwiteka muyoboramo byose, yari Kalebu. Kandi tubona ko iryo sezerano Imana yaritanze muri Ezekiyeli yuko izaduha umutima mushya, kandi igatuma tugendera mu mateka n'amategeko yose yandikishije. None ngo iyo dutunganye rwose mu byo twigishijwe dusa n'umwigisha wacu. Ubwo turongera tugenzure neza mu byo twigishijwe uhereye kuva twakwinjira muri uru rugendo, niba koko bihuje n'ubushake bw'Imana kandi twarabigendeyemo. Aho ngaho niho turi buze noneho kwemera yuko twageze ku kuzura kugera ku Mana, cyangwa se dusa n'umwigisha wacu ari we Yesu Kristo. Rero kwishimira mu mwami nk'uko nicyo cyigisho turi kwiga, cyangwa se kunyurwa, tugiye kubona ukuntu ingingo yo kutanyurwa ari kimwe mu bintu bitumye abantu bagiye kurimbuka, kandi abantu benshi bataye inzira kubera impamvu imwe gusa yo kutanyurwa n'imibereho Imana iri kubagezaho muri iyi saha.
tugiye kubona ibintu bikomeye cyane. Ibyishimo ni imbuto ya mwuka nk'uko tubisoma mu Bagalati igice cya gatanu umurongo wa 22. Ni imbuto ya mwuka, ni imbuto duhabwa umunsi twakiriye Yesu Kristo. Niyo mpamvu ibi byishimo birakomeza bigakura kugeza ku rwego rw'uko biri buze biba umutambiko wa nyuma. Mu gusoza turaza kureba n'indi ngingo nayo duhabwa mu gihe twakiye Kristo, ariko igakomeza kugeza ubwo nayo iza ku mutambiko dusorezaho. Uko tugenda dukura muri urugendo rw'iby'umwuka cyangwa se kwezwa kwacu, biragenda bikatugeza ingingo twahereyeho twihana, biragenda bikatugeza nanone ku kuba arizo mitambiko ya nyuma tugeraho kugira ngo tube twemewe n'Imana mu buryo bwuzuye. Iri somo badusomeye mu kanya ryo muri Mariko 14 umurongo wa 50 kugeza 52, ngira ngo turitekerezeho neza. Aha ni igihe bari bamaze gufata Yesu ubwo yerekezaga i Karuvari. Abigishwa bose bari bamaze kumuhana nk'uko muri kubona ku murongo wa 50. Ku murongo wa 50 nayo hari amagambo akomeye ngo nuko umwe cyangwa se umusore umwe amukurikira yifubitse umwenda w'igitare, baramufata, basigarana umwenda we, ahunga yambaye ubusa. Aya magambo nagira ngo tuyumve neza. Uyu musore umwe yakurikiye Yesu yifubitse umwenda w'igitare, baramufata, basigarana umwenda we, ahunga yambaye ubusa. Mu yandi magambo, ni ugukurikira Yesu ariko ugahunga aho ari. Uyu musore yakurikiye Yesu kuva mu muvure kugeza i Karuvari, ariko ageze i Karuvari ahunga aho Yesu ari, agenda yambaye iki? Agenda yambaye ubusa. Sinzi niba amagambo turi kuyumva neza. Uyu mwenda w'igitare barawusobanuye mu Byashuwe 19 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8. Tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Kandi ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka y'abera. Nabyumvise? Uyu mwenda w'igitare niwo mirimo yo gukiranuka y'abera nk'uko mu Byashuwe bidusobanuriye. None yahanyanyaje ntako atagize, yakurikiye umwami Yesu aragenda kugeza ubwo ageze i Karuvari, kuko abigishwa bo bamaze kumuhana. Uyu musore abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni Mariko, gusa naragenzuye ahantu hose mu bihamya dufite twizera ntabwo naje kubona izina ry'uyu musore. Sinzi n'amaherezo nuko byaje kugenda niba yaragarutse mu nzira, ariko iki kintu kirashushanya ikintu gikomeye cyane kigiye kubaho muri iyi minsi, cyangwa se kiri kuba cyanatangiye no kubaho. Abantu guhanyanyaza kurahari, kandi koko bakumva bafite ubwuzu ndetse n'ubushake bwo kugira ngo bakurikire Yesu kugeza i Karuvari, ariko kubera amagorwa n'ibyo yaboneye i Karuvari atari yiteze, byatumye atakaza umwenda we, ahunga yambaye ubusa. Gukurikira Yesu ariko ugahunga aho ari. Byashuwe 16 umurongo wa 15 handitswe ngo dore ndaza vuba nk'umujura, dore ndaza nk'umujura. Hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Noneho bitanzwe nk'umuburo. Yesu aravuze ngo araza vuba, ariko hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Uyu musore turamubona agenda yambaye ubusa yamaze gutakaza umwenda. Ariko iri somo riratwereka yuko hari n'irindi tsinda ry'abantu nabo bashobora kuzahura n'iki kibazo, kandi ubwo ari umuburo utanzwe, bivuze yuko byanze bikunze abantu bagomba kuwugwamo. Bari barahanyanyaje ntako batagize, kuko tubwirwa gukurikira Yesu kuva mu muvure kugera i Karuvari. Ariko hari abazagira ute? Hari abazatakaza uyu mwambaro bageze n'i Karuvari. None Yesu tumukurikira dute? Uyu musore yari ageze i Karuvari ariko atakaza umwenda we bitewe n'impamvu zitandukanye. Reka dutekereze yuko ari iyi mpamvu turimo twiga ahangaha. Turi kwiga icyigisho kivuga kunyurwa cyangwa se kwishimira mu mwami, ariko turagenda none dusobanura ingingo yo kutanyurwa. Byashoboka yuko kutanyurwa cyangwa se impamvu zitandukanye nk'uko tugiye kubibona aribyo byatumye uyu musore agira ute? Asubiza amaso inyuma kugeza ubwo atakaje umwenda we.
Kirisito umwigisha ukundwa aravuga ati, aya magambo ari mu bihamya by'itorero umuzingo wa kabiri paje ijana na mirongo itatu n'icyenda, paje ijana na mirongo itatu n'icyenda. Kristo aravuga ngo, ushaka kunkurikira yiyange yikorere umusaraba nkurikire. Yego mukurikire mu bihe bibi kimwe no mu gihe ibintu ari byiza, sibyo? Mukurikire mu bihe bibi kimwe no mu gihe ibintu ari byiza. Tugiye kubona ukuntu intumwa za Yesu zanezezwaga n'imibereho zari zibayeho ariko zitazi neza ibizazibaho imbere. Kimwe n'uko natwe umunezero twari dufite igihe twihanaga cyangwa twinjira muri iyi nzira wari umunezero mwinshi cyane. Twacaga ibiti n'amabuye cyangwa se twari twishimiye cyane agakiza twaha, ndetse tukishimira no kukabwira n'abandi. Ariko tugiye kwinjira mu gihe aho bizasaba abantu kuba banabiceceka aho kugira ngo babivuge, kubera gukurikira Yesu mu bihe bibi bizaba bibagoye. Kandi aho niho abantu bashobora gutakariza umwambaro wabo. Ngo mukurikire mu gucudika n'abakene ndetse n'abadafite inshuti. Mukurikire mu bijyanye no kwiyibagirwa, ingingo turegaho ku mugoroba, no kugwiza ibikorwa byo kwiyanga no kwitanga kugira ngo ugirire abandi byiza. Igihe ututwe ntukabatuke nawe. Garagaza urukundo n'impuhwe ku nyoko muntu yaguye. Turi gukurikira Yesu, turi kubyumva. Yesu ntiyatekereje ko ubuzima bwe bumuhenze cyane, ahubwo yarabutanze ku bwacu twese. Mukurikire guhera mu muvure ukagera ku musaraba, sibyo? Uhereye mu muvure twabyize ku mugoroba, ngira ngo twabonye imibereho ya gikene, imibereho iruhije cyane umukiza wacu yabayemo. Twabonye ngo nta nubwo yabonaga ibyo yari akeneye byose, kandi baranje baravuga ngo ibigeragezo, ubukene, ngo ibigeragezo byungikanya ubukene n'imiruho n'ibindi. Twabonye ko nibyo bintu dukeneye kugira ngo tugire ute, kugira ngo tugere ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. None ngo mukurikire guhera mu muvure, ubwo aho mvuze ni mu muvure. Ubwo bishatse kuvuga ngo utamukurikiye guhera mu muvure cyangwa se guhera mu bwana bwe, biri buze kugorana kugera ku musaraba. Yari urugero rwacu, niko bakomeza bavuga. Ubundi nticyajyana nkomeje gusoma kuri paji ijana na mirongo itatu n'icyenda. Akubwira ko niba ushaka kuba umwigishwa we ugomba gufata umusaraba wawe, umusaraba wahinyuwe, maze ukamukurikira. Mbese ushobora kunywa kuri cya gikombe? Mbese mushobora kubatizwa wa mubatizo? Ngira ngo hari abantu bagomba kuzanywera kuri iki gikombe kandi n'uyu mubatizo bakazabatizwa. Tubisanga mu nyandiko z'ibanze. Reka turebe aya magambo Petero yabajije Yesu ari muri Matayo igice cya 19 umurongo wa 24 kugeza 30, ahavugwa iby'abarekeshejwe ibyabo no gukurikira Yesu. Ndagira ngo tuze gukurikira guhera ahantu, nshaka ko tuza kwiga mu ikintu gikomeye cyane kandi kibuze kurasa ku ntego, ku nsanganyamatsiko turi kwiga. Ndatekereza yuko turi kumvikana kandi mwaza kubingaragaza ko turi kumvikana. Aya magambo aratubwira ngo muri Matayo 19 umurongo wa 27 kugeza 30 aravuga ngo, maze Petero amubaza ati, dore twebwe ko twasize byose tukagukurikira, none se tuzamera dute? Ku murongo wa 29, umuntu wese wasize urugo cyangwa bene se cyangwa bashiki be cyangwa se cyangwa nyina cyangwa abana cyangwa amasambu ku bw'izina ryanjye, azahabwa ibi biruta inshuro 100 kandi azaragwa n'ubugingo buhoraho. 30, ariko benshi b'imbere bazaba inyuma kandi ab'inyuma bazaba ab'imbere. Iki nacyo tukizirikana. Ariko icyo nshaka ko tugarukaho n'aya magambo ari mu mutuku agaragaza ngo ku bantu bose baretse ibintu byose dusomye uko urutonde murubona, azahabwa ibi biruta inshuro 100. Aya magambo nshaka ko tuyatindaho ari buze kurasa ku ntego neza ku nsanganyamatsiko dufite muri aka kanya. Azahabwa ibi biruta inshuro 100. Tugiye kugenzura imibereho y'intumwa, turebe uko ari 12, turebe umuntu waba warakubiza inshuro 100 kandi turebe n'uburyo azikubiwe. Noneho natwe turi buze kwigeranya natwe ku bantu bari muri iki cyiciro cy'abantu basize ingo zabo bagasiga abashiki babo
ba nyina cyangwa amasambu cyangwa ibindi ku bw'izina rya Kristo. Noneho tuze kureba ukuntu tuzakubirwa izi nshuro ijana. Turi kurebera mu mucyo wo kunyurwa no kwishimira mu mwami. Imana ishimwe cyane. Gukubirwa inshuro ijana, gukubirwa izi inshuro ijana uzigereranyije n'inzira ifunganye, nibyo tugiye kureba aho gatoya. Mwese nzi neza ko muzi iby'inzira ifunganye. Umuntu wese yagendaga agabanya ku byo afite kugeza no ku masogisi kubwo kuba impatanwa kw'inzira, sibyo? Ntabwo ndi buze kubisubiramo, icyo gitekerezo murakizi, mu ntumwa y'Imana kuri paje ya 68 ugakomeza. Mu nzira ifunganye abantu bagendaga bagira ute? Batakaza ibyo bafite byose. Turabona bahera ku magare bayareka, ubundi basiga amafarashi, ubundi basiga imizigo, ubundi basiga inkweto, kugeza ubwo basize amasogisi nabo bakagenda ku murongo bambaye ibirenge, kugeza ubwo mwibuka neza yuko twaje kubona ku bigendanye n'imirunga baje guhabwa ari igaragaza urukundo rwa Kristo, aribwo bagendaga batera hejuru ngo dukomejwe no hejuru. Ibyo murabyibuka. None gukubirwa inshuro ijana tubigereranyije n'inzira ifunganye biri buze kumera bite? Banditse amagambo nanditse hano baravuga ngo maze dutekereza ibya abantu batamenyera imiruho n'amakuba tuti mbese ubu bari hehe? Ntibari bari muri iryo tsinda. Iyo hagiraga ikiba bamwe basigaraga inyuma. Abasigaye ni abari baramenyereye kwihanganira amakuba, ni abari baramenyereye gukurikira Yesu muri bya bihe bimeze bite? Bibi, ariko no mu bihe byiza bakagira ute? Bakamukurikira. Akaga baboneraga mu nzira karushaga gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza imperuka. Akaga baboneraga mu nzira karushaho gutuma bashishikarira kujya mbere kugeza imperuka. Aba ni abantu bagize ute? Bamenyereye kwihanganira imiruho. Gukubirwa inshuro ijana tubigeranyije n'inzira ifunganye. Ntabwo ndi buze kujya mu gitabo cy'ibifuzwe byose ku cyigisho cya shapitire ya 48 ndetse n'iya 71. Iya 48 hari shapitire ivuga ngo umukuru mu bwami bwo mu ijuru. Iya 71 tuhabona umugaragu w'abagaragu. Ariko abigishwa ba Yesu tugiye kureba ukuntu bakubiwe. Ariko nanone tumanze dutekereze kuri iki kintu. Iyo tugiye muri Mariko ntabwo turi buze kuhasoma. Mariko igice cyacu umurongo wa 35 kugeza wa 45 tuhasanga abantu babiri, Yohana nande na Yakobo, bari gusaba iki? Bari gusaba umwanya mukuru wo mu bwami bwo mu ijuru usaba Yesu. Murabyibuka ayo magambo, sibyo? Mu yandi magambo, mwese muri buze kwibuka yuko aba bantu ikintu bari bahuriyeho bose uko ari 12 bari bahuriye ku kintu cyangwa se gihabanya cyane na misiyo yari yarazanye Yesu yo kugira ngo azimike ubwami maze abagobotore ikandamizwa ry'ingoma y'Abaroma. Icyo nicyo tuzi bari bahuriyeho, nubwo bari bafite ibintu bitandukanye by'imico yabarangaga. Iki kintu nicyo cyabaga mu bitekerezo byabo. Igihe Yesu yabaga yerekeje i Yerusalemu batekerezaga yuko igihe cyo kwima ingoma kigeze, sibyo? Bagatekereza yuko igihe cyo kwima ingoma kigeze, bityo bagatangira kujya impaka cyangwa se n'amashyari mu mitima yabo batekereza uzaba mukuru mu bwami bwo mu ijuru ngo ninde. Ku cyigisho cya 71 ho tubona ku munsi wa Pasika ubwo Yesu ari we gitambo cy'uwo munsi, bicaye ariko bategereje umuntu wari kuboza ibirenge. Murabyibuka ubwo Yuda yicaraga imbere ya Yesu ategereje amagambo cyangwa se ategereje kuba bavuze ko ngo iyo haza kuba umwanya ukomeye muri ubwo bwami niwe agomba kuwegukana, nicyo cyamwicaje iruhande rwa Yesu. Tubona abandi ukuntu bumvaga impano zabo ngo zitahawe agaciro kubwo icyo gihe, ariko ni igihe Yakobo na mugenzi we basabaga ibyo bwami bwo mu ijuru. Ibi ngibi byose turi buze kubona yuko mu gihe cyabo nta kunyurwa bari bafite, ahubwo bari bafite izindi misiyo z'ibyo batekereza nk'ibyo dushobora kuba turi gutekereza uyu munsi. Tugiye kubibona neza. Bityo rero nta kunyurwa kwari kuri muri aba bantu, kandi gukubirwa kwabo turi buze kukubona mu kintu gitangaje. Ntabwo ibintu ndi buze kubisubiramo, ibyigisho mvuze bibiri muzabyige mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose kugira ngo ducunguze uburyo umwete
bityo rero mu rwa mbere rwa timoteyo igice cya gatandatu umurongo wa gatandatu niho tugiye gusoma amagambo atangaje kandi arasa ku ntego ku byo turi kwiga, ngira ngo tuze kuyatekerezaho cyane nubwo musanzwe muyazi, ariko muyatekerezeho cyane uyu munsi. Hari amagambo avuga ngo icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, sibyo? Mwabyumvise? Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, sibyo? None ndagira ngo abantu mukurikiye tuganire, ese izi nyungu nyinshi ziri guturuka mu kubaha Imana no kugira umutima unyuzwe, izi nyungu nyinshi ni izihe? Kuko kimwe mu bintu bitumye abantu benshi bagiye kurimbuka ni ukubura uyu mutima wo kunyurwa, kandi uku kutanyurwa bituma abantu bava mu mahame bagasubira inyuma kugeza ubwo batakaje umwenda wabo, nk'uko twabonye uriya musore byagenze. Kandi n'uyu munsi abantu baracyawutakaza nk'uko tugiye kubona hano imbere. Icyakora koko kubaha Imana, icyo ni kimwe. Iyo biteranijweho cyangwa se bifatanijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Nushaka uyu mutima unyuzwe ubinganyishe no gukubirwa inshuro 100. Ko izi nyungu nyinshi ntabwo tuzizi, byaravuzwe hano ariko ntabwo byashyizwe mu busobanuro. Ariko ubigereranye no gukubirwa inshuro 100, ni inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo, sibyo? Ibyo bintu dufite niba biduhagije tugira ute? Tunyurwe nabyo. Murabizi neza ko hari igihano kivuga ngo benshi kubwo kubura ibyo kurya n'imyambaro, sibyo, bazubarara imbere y'ubutegetsi buzabuhatira kugira ute? Kunyuranya n'imitimanama yabo. None ibyo bintu niba tubifite biduhagije tugira ute? Tunyurwe nabyo. Kuko abifuza kuba abatunzi bagwa mu moshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rikaroha abantu mu bibanebereza bikabarimbuza. Kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, sibyo? Bava mu byo kwizera kandi bihandisha iki? Imibabaro myinshi. Mbese abantu barahari? Ntihagire uwo murebesha amaso, ahubwo umuntu wese yirebeho, sibyo? Ntihagire umuntu dutunga urutoki, ahubwo umuntu wese yirebeho. Gukunda impiya ni umuzi w'ibi byose. Ubwo mu yandi magambo, gukunda impiya ni nk'igiti gihagaze ariko buri shami rihagarara ibyaha byose bikorwa, buri cyaha gikorwa mu isi. Ubwo niba ari igiti gihagaze, ishami rimwe ni ubuhehesi, irindi ni ubujura, irindi ni ishyari, irindi ni ubwicanyi. Ibyo bintu byose ni amatabi ahagaze ku giti cyo gukunda impiya, ku mpamvu z'iki? Z'umutima utanyuzwe. None gukubirwa inshuro 100 turi buze kubisanga mu mutima wamaze kunyurwa n'ubuntu bwa Kristo, ariko nanone tukanyurwa n'ibifatika dufite Imana itugejejeho muri icyo gihe duhagazemo. Pawulo aravuga ngo mu Bafilipi 4 umurongo wa 10 kugeza 13. Abafilipi 4:10-13, nishimiye cyane mu mwami wacu, amen, kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana, icyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. Ibyo simbivugiye yuko nakenaga, kuko uko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Mwamwumvise urugero rwiza? Uko ari kose ngo yize kugira ute? Yize kunyurwa n'ibyo afite, bityo atangira avuga ngo nishimiye cyane mu mwami wacu. 12, nzi gucishwa bugufi, nzi no kugira ibisaga, naho naba ndi hose nuko naba ndi kose, nigishije uburyo bwo kwihanganira byose, ari uguhaga, ari ugusonza, ari ukugira ibisaga cyangwa se gukena. Tubuzwa byose nande? Na Kristo mpimbaraga. Amagambo si meza? Pawulo atweretse urugero rwiza rwo kubaho imibereho y'ubukene n'iyiki? N'iy'ubukire. Izi experience twari dukwiye kuba tuzifite zose, atari uko tuzijyana mu bukene. Ariko birashoboka yuko kuko inzira ari impatanwa kandi irushaho gufungana, ushobora kuzisanga aho hantu. Bityo rero, kubwo kutanyurwa
uzisanga wavuye mu mahame kandi wabaye nk'uyu musore wamaze gutakaza umwenda we. Nshobozwa byose nande na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo ari ibintu dukora mu mbaraga zacu, hoya, ntabwo turi kwigisha imirimo nk'ikintu gishobora kugira icyo kitumarira, ahubwo byose ni Kristo ugira ute udushoboza. Abaroma 5:3 kugeza 4. Abaroma 5 umurongo wa 3 kugeza uwa 4 haranditse ngo ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu. Sibyo? Ni Pawulo ukomeza kuvuga, ahubwo twishimira no mu ki? No mu makuba yacu. Abantu twiganye nimugoroba twabonye ukuntu gukora ari ibintu binaniza, biza n'umubabaro ndetse bikazana n'iki, ariko twabonye ko atari ibintu twe twihitiramo ubwacu niba dukurikira Yesu. Aho ngo niho hantu heza Kristo yifuza kugira ute kudushyira. Kandi twabonye yuko aho hantu naho ubwaho habaye amakuba, kandi ashobora no kuba menshi ugereranyije n'ahandi. Ariko ngo si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Sibyo? Ngaka akamaro k'amakuba. Kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Aya ni amagambo ya Bibiliya, si ngombwa nyongere ubusobanuro bwinshi. None abigishwa banyuzwe ryari? Abigishwa banyuzwe ryari? Hano muribuka ku munsi wa Pentekote, muze kukiga icyigisho cya 6 mu byakozwe n'intumwa. Umunsi wa Pentekote, ubwo Yesu ubwo bari mu cyumba cyo hejuru. Hano hari amagambo banditse mu byakozwe n'intumwa kuri paje ya 24, baranditse ngo abigishwa basobanukiwe ubukene bwabo bwo mu by'umwuka, maze batakira Imana ngo bahabwe gusigwa kwera kwari kubashoboza gukora umurimo wo gukiza abantu. Mu yandi magambo, abigishwa ntabwo ibintu nabivuzeho mu magambo arambuye, kuko nzi neza yuko ibyo bitekerezo abantu muba mubizi cyane, kandi n'abatabizi bategetswe kwiga cyane igitabo cy'Ibifuzwa ibihe byose. Ariko mu mibereho yabo, mission cyangwa se ibitekerezo cyangwa se destination bari bafite y'ibyo bashakaga kugeraho, siko byaje kugenda. Ahubwo uko begeraga imbere, inzira yarushagaho kuba impatanwa, nk'uko natwe turi kubona uyu munsi, kugeza ubwo abantu bashobora gukena cyangwa se bakabaho nta kintu na kimwe bafite, ariko bakaba bishimye. Aya magambo ari gukoreshwa n'abayobozi isi, aho abantu bagira ute nta kintu na kimwe umuntu atunze yitike, ariko akaba agize ute yishimye. Iyi ntabwo ari imvugo y'abapagani, ahubwo ni imvugo y'abantu b'Imana. Byashoboka yuko twasigara nta kintu dufite, ariko umutima wacu ukaba ugize ute ukaba unyuzwe. None mwumve, bamaze gusobanukirwa neza na misiyo Yesu, amaze kubasobanurira misiyo yamuzanye nyuma yo kuzuka kwe, mwumve ikintu cyari kibaraje inshinga, ngo basabaga gusigwa kwera kwari kubashoboza gukora umurimo wo gukiza abantu. Ntibigeze basabira imigisha yabo bwite, ahubwo cyari kibaremereye nuko abantu bakizwa. Acyumva iki kintu, nicyo cyane cyari gisigaye kibaremereye, nuko abantu bagira ute ntabwo bari basigaye bakisabira iby'imigisha, bari babirambitse hasi. Ntabwo bari bagisaba iby'ubukire. Ibyo ni kuba twabisaba data, si ikibazo, ariko ntabwo bikwiye gutwara intekerezo zacu. Ahubwo ngo icyari kibaraje inshinga nuko bagenzi babo bagira ute bakizwa. Babonye ko ubutumwa bwiza bugomba kubwirwa abatuye isi, maze bahera ko basaba imbaraga Kristo yasezeranye, kandi barazihawe. Rero n'icyifuzo cy'abamaze kunyurwa ni kimwe. Mu bihamya nanone umuzingo wa 2 paje ya 32 hari amagambo avuga ngo abayoboke ba Kristo bafite intego imwe mu bitekerezo ibayoboye, ari wo murimo umwe ukomeye, n'agakiza k'abantu bagenzi babo. Umurimo dufite, ikindi kintu cyose cyabashishikaza kigomba kuba munsi y'iki. Iki kigomba gukangura imbaraga ziruta izindi zose no gushishikara kwimbitse kurusha ukundi kose. N'igitekerezo abantu bose bafite Kristo mu mitima yabo, kandi bamaze kumwegura, bamaze no kunyurwa n'ubuntu bwe ndetse n'ibyo bakorera byose muri ubu buzima. Ngiyi intego imwe bafite niyo kugira ute ni agakiza k'abantu bagenzi babo. Rero imibereho y'intumwa n'ubundi turi buze kubabona, n'ubundi imibereho yabo mbere na nyuma, muzi neza yuko nyuma bose impfu bapfuye murazizi, sibyo?
uretse umuntu umwe wiyahuye bita Yuda ndetse na Yohana wapfuye urw'ikirago, ariko abandi bose muzi neza ko bapfuye impfu mbi kandi zishaririye, ariko baramaze kunyurwa n'ubuntu bwa Kristo bemera gupfa izo mfu kubera umunezero bari bafite wo kunyurwa n'ubuntu bwa Kristo. Ubwo mu yandi magambo turabona neza bamukurikira kugera ku musaraba kugeza nubwo bemeye gupfa impfu zimeze zityo, aho Petero yabambwe acuritswe, Andereya nawe agapfa abambwe ku musaraba, Yakobo yishwe atewe ibyuma, Yohana apfa urw'ikirago, Filipo yabambwe ku giti cy'umusaraba bamutera amabuye kugera aho apfuye, uyu Baritolomayo tubona ko bamwunuyeho uruhu, tubona Tomasi wicishijwe amabuye avuye mu ivugabutumwa, tubona Lewi Matayo wateraguwe ibyuma kugeza apfuye. Mbese izi mfu urumva yuko ni impfu z'abantu bari baramaze kugira ute, kunyurwa n'ubuntu bwa Kristo. None bakubiwe inshuro ijana, bakubiwe inshuro ijana abantu turi kumwe hano ndetse no kuri Zoom nimwandike, aba bantu bakubiwe inshuro ijana. Hano hari uvuze ngo yego. Burya koko kubaha Imana iyo gufatanijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Umutima unyuzwe watumye bagera kuri urugero rwo gupfa izi mfu, ni ikimenyetso cy'uko bari baramaze gukubirwa inshuro ijana, kubera yuko ikizakurikiyeho nuko bazabona ubugingo buhoraho. Mwibwe isomo twasomye ryo muri Matayo, uwasize ibyo byose akankurikira. Ariko muri Luka nzi ko bavuzemo no kubabazwa, ngo agasiga amasambu n'ibiki barabivuga byose, ariko bashyiramo no kubabazwa no kurenganwa. Icyo nacyo cyanditse mu bintu abantu bagombaga kwisakirifiya, hanyuma bakazabona ubugingo buhoraho. Ariko mwibuke amagambo twasomye ngo benshi b'imbere bazaba b'inyuma. Rero reka turebe iyi ngingo ivuga gukunda iby'isi mu bagize itorero cyangwa se gushukana k'ubutunzi ari byo bituma abantu batanyurwa. Bwa mbere abagize itorero ni bande? Kuko akenshi iyo havuzwe itorero abantu hari ubwo bahita batunga agatoki abantu wenda bari gusengera mu nsengero n'abandi bari muri sisiteme nk'uko mubizi, ariko ntabwo ariko bimeze. Gushukana cyangwa se gukunda iby'isi mu bagize itorero cyangwa se gushukana k'ubutunzi, abagize itorero ni abantu bamaze kwakira Kristo mu mitima yabo kandi bakihana, bakakira igitambo cya Kristo kandi bakakira gukiranuka kwa Kristo. Mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18 haranditswe ngo niwe mutwe w'umubiri, niwe torero. Ni Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18, niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro. Ubwo itorero ninde? Ubwo hano muri buze kumva n'ikintu abantu bakunze kuvuga ngo wenda abantu basohotse mu itorero. Ntabwo ari abantu basohotse mu nyubako, ahubwo ni abantu basohotse muri nde? Muri Yesu Kristo, niwe torero. Rero gushukana k'ubutunzi cyangwa se gukunda iby'isi bagize itorero ni aba bantu bamaze kwinjira muri Yesu Kristo. Ntabwo ari abantu bataragira ute, batarahinduka, kuko Imana yashimye ko kuzura kwayo kose kuba muri we. Mu Bihamya paji 150 igitabo cya kabiri haranditswe ngo nabonye ko cyari kidashoboka ko urukundo no gushishikara byamirwa n'amaganya y'isi, ubutunzi bw'isi bukiyongera. Aya magambo tugiye gusoma ndagira ngo abantu muyiteho cyane, ko ni amagambo akomeye. Twebwe rwose tuyiga ni amagambo aduteye ubwoba. Nzi ko wenda haba hari n'abandi mwayize, ariko byaba byiza tuyasubiranyemo kuko ni amagambo atureba cyane muri saa duhagazemo. Ibihamya umuzingo wa kabiri paje 150 niho tugiye guhera. Nabonye ko cyari kidashoboka ko urukundo no gushishikara byamirwa n'amaganya y'isi, ubutunzi bw'isi bukiyongera, kandi ngo umuntu abe anahagaze mu mwanya mwiza wo gutegereza no kuba maso nk'uko umukiza wacu yabitegetse. Iki ni ikidashoboka, paji 150 umuzingo wa kabiri. Mwabyumvise? Ntabwo abantu bari gushishikarira kuba abatunzi b'isi cyangwa se bamarwa n'amaganya y'isi maze ubutunzi bw'isi bukiyongera, ngo yabahagaze mu mwanya mwiza wo kugira ute, wo gutegeza no kuba maso. Ntabwo ari njye wayanditse. Marayika yaravuze ati bagomba kubona igihugu kimwe gusa kugira ngo babone ubutunzi bwo mu ijuru. Bagomba kwigomwa ubwo ku isi, ntibashobora kubona ijuru ngo babone n'isi.
hano abantu benshi basigara bibaza ngo mbese ntabwo tuzakora. Tugomba gukora. Ariko n'iki gitwara ibitekerezo byacu? Turaje tubirebe hano imbere. Mu gukunda iby'isi ngo mu gihe abakunda iby'isi kandi bashishikajwe no kurundanya ubutunzi bw'isi, ubwoko bw'Imana ntibwishushanya n'ab'isi. Mwumve ikintu, hano ni amatsinda abiri. Igihe abakunda iby'isi bafite irari kandi bashishikajwe no kurunda ubutunzi bw'isi, ubwoko bw'Imana ntibwishushanya n'ab'isi, ahubwo berekanisha umwete kuba maso no gutegereza byabo ko bahindutse, ko mu rugo iwabo atari hano ku isi, ahubwo ko bashaka igihugu kirushaho kuba cyiza, ari cyo mu ijuru. Abakobanyi baseka abategereje kandi bakaba bari maso, maze bakabaza bati, isezerano ryo kuza kwe riri hehe? Mwabuze uwo mwari mutegereje, nimuze mufatanye natwe kandi muzahirwa mu by'isi. Nimusingire inyungu, nimufate amafaranga, maze mubone icyubahiro mu isi. Mwumvise umurimo w'abakobanyi? Abakobanyi baba baseka abategereje, ariko kandi ni abantu baba bitandukanya cyane n'isi. Ariko bo noneho mu kubakoba bakavuga ati, nimuze mwifatanye natwe, nimusingire inyungu, nimufate amafaranga, maze mubone icyubahiro mu isi. Aba bantu nuza gusoma neza mu gitabo cy'umugenzi ku cyigisho cyitwa Dema na Mukaroti, uri buze gusanga abantu bahagaze mu mwanya neza neza nk'uwa Dema. Kuko niba wari ufite uyu murimo, kandi ngiye kubivugaho gatoya, niba wari ufite uyu murimo wo guhamagarira abantu kugira ngo bagire ute, kugira ngo bajye gusingira amafaranga, inyungu n'ibyubahiro by'isi. Kandi uyu murimo wa Dema igitangaje ni uko uri gukorwa n'abantu biyita ko ari abantu b'Imana. Dema tumusanga mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4 umurongo wa 10, havuga ngo Dema yaransigiriye, ni Pawulo wabivugaga, kuko akunze iby'iki gihe cya none ajya i Tesalonike. Dema yahoze akorana na Pawulo umurimo w'ivugabutumwa, ariko igihe kigeze aramuta kubwo gukunda iby'iki gihe, maze arigendera. Kuri paje 105 umugenzi baravuze ngo Umukristo na Byiringiro bajya mbere, bagera mu kibaya cyiza cyitwa Kwiyara, banyuramo banezerewe. Mwumva aya magambo? Bakimara vuba kuko atari kinini. Ahajya guhera hari agasozi kitwa Indamu, kariho bamwe bateshuwe no kuhareba kuko ifeza ziguma, maze begereye umunwa w'urwo rwobo igitaka kirarindimuka, bagwamo baravunagurika barapfa. Nzi neza yuko benshi aya magambo mwamara yasomye, ariko mureke tubisubiremo kugira ngo ibi bintu biturinde muri iyi minsi, kuko abantu benshi bari buze kugwa aha hantu. Abantu begereye urwobo Dema yari ahagazeho, turabibona hasi, igitaka ngo kirarindimuka, bagamo baravunagurika barapfa. Abantu urwo rwobo ngo rwarabaremaje, ntibakira ubwo burema, barinda bapfa. Nabyumvise? Kubwo gutekereza gusa urwo rwobo rwacukurwagamo ifeza, abantu basigaye batekereza kuri urwo rwobo, ibitekerezo byabo gusa biraremara kugeza badakiza ubwo burema, kugeza ubwo bapfuye. Ni ikintu gikomeye cyane. Maze ndota yuko iruhande y'urwo rwobo bugufi y'inzira hahagaze umuntu witwa Dema, ahamagara abagenzi ngo baze barurebe. Ahamagara Mukristo na mugenzi we ati, yemwe yemwe nimunyure hano mbona icyo mbere. Mukristo ati, ni ikintu kigikwiriye kuduteshura inzira. Dema ati, hari urwobo rw'ifeza n'abazicukura, nimuza murabona ubutunzi bwinshi bitabagoye. Mwabyumvise? Abantu bashaka ubutunzi butabagoye muri iyi minsi. Nimuza murabona ubutunzi bwinshi butagize ute, butabagoye. Abantu bakeneye gukora. Niyo mpamvu twize icyigisho kitwerekeza gukora. Cyatweretse ko ubwenge bwo mu bitabo ntabwo buhagije niba hatiyongeyeho umurimo w'amaboko. None abantu benshi bashaka ubutunzi butabagoye, kandi ba Dema bari ahantu aho ariho hose, ati nimuze mufate ubutunzi buraguma. Bahagaze ku rwobo, abatarukandagiye iruhande bakomeza kurutekereza, kuko tubonye ko n'ababitekereza gusa ibitekerezo byabo bigera bikagira ute, bikagendanira ko kugeza bapfuye ntabwo bagaruka. Ahantu tubatekereze cyane kandi tubatinde. Byiringira ati, reka tugende turebe. Mwumve ukuntu muri uru rugendo abantu babiri bashobora gufashanya. Byiringiro ari mu ntege nke, ariko Mukristo warakomeye. Byiringiro ashaka yuko bagenda bakagira ute, bakareba. Ariko mwumve Mukristo ati, njyewe sinjyayo, kuko numvise ko ari ahantu hica abantu benshi, kandi izo feza zimeze nk'ikigoyi ku bazishaka, kuko zibabuza gukomeza urugendo.
abyumvise se gushaka ifeza ni bibi? ntabwo gushaka ifeza ari ibintu bibi, ariko umuntu wese atekereza uburyo azishakamo n'uburyo zatwaye ibitekerezo bye, arebe niba ari mu murongo wo kunyurwa nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye, kandi twabonye urugero rwiza rwa Pawulo nawe wigeze gukira, twabibonye. none byiri mukristo aramubwiye ngo numvise ko aho hantu hica abantu benshi, kandi yuko izo feza zibera abantu ikigoyi ku bazishaka, kuko zibabuza gukomeza urugendo. ubwo urugendo rurahagarara burundu, abantu bagaparika. Mukristo abaza Dema ati aho hantu si habi? Si habi? ari kumubaza aho hantu si habi? ntihabujije abantu urugendo? Dema ati si habi keretse ku batitonda. mu duko bashyiraho ngo icyakora abivugana ipfunwe. Si habi keretse ku bantu batagize ute, ngo batitonda, icyakora bivugana iki? Ipfunwe. Ni ukubera icyo abivuganye isoni n'ipfunwe, azi neza yuko ahantu hari ikibazo, babishyize mu dukubo. Keretse ku batitonda. ubwo rero niba amafaranga cyangwa se gushakisha ubutunzi bibuze gusaba kwitonda no kwigengesera, aho hantu ushaka kugira ute, ushyireho akabazo kandi uyitondere. ubundi Dema ni muntu ki? Dema aramusubiza ati ndi mwene wanyu, mwatinda aha hantu ho hato nanjye twagira ute, najyana namwe. ndi mwene wanyu ari kubwira abagenzi. ariko muzirikane, twabonye mukristo afite intege nke, nako byiringiro, ariko mukristo ari kugira ute, ari kugenda amwunganira. ngizi impamvu zo kugenda twibumbiye mu matsinda atandukanye, kuko hari aho bamwe bagira intege nke kandi bigasoza bagenzi babo bagize ute, nta mpamvu yo kwihugiraho. ni mwene wanyu mwatindaho hato najyana namwe. Mukristo aramubaza ati witwa nde? Nitwa nk'uko naguhamagaye. Dema arasubiza ati nitwa Dema, koko ndi uwo mu rubyaro rwa Aburahamu. Mukristo ati ndakumenye Gehazi ni sogokuruza wawe, na Yuda Isikariyoti ni so. nawe ugeze ikirenge mu cyabo. Dema aragaragaza yuko ari uwo mu rubyaro rwa nde, rwa Aburahamu. aragaragaza yuko ari umugenzi kimwe n'abandi, kandi koko yahoze ari umugenzi kuko yakoranye na Pawulo, ariko igihe kigeze agira ute, abivamo kubwo gukunda indamu z'isi. kandi ntabwo twe tuzasobanukirwa n'aba bantu, uretse gusa umuntu ufite mwuka wera. kandi ibi bintu n'uyu munsi biriho, abantu bashishikariza abandi ibintu bisa n'ibi ngibi, aho kubayobora mu nzira Imana igize ute, Imana iberekezamo. ijwi rirarangurura ngo abantu ntibahunge, bahunge imijyi, ibyago birateye, abantu bajye mu byaro. irindi rigahamagara ngo nimuze, murabona amafaranga, nimuze. kandi babamagarira hehe? gusubira mu mijyi bahozemo. Mukaroti yahindutse inkingi y'umunyu, nyamara we yarebye inyuma abwifuza gusa. hano bageranyije Dema na Mukaroti. Mukaroti yahindutse inkingi y'umunyu, ni kuri paji 108 mu Mugenzi. Mukaroti yahindutse inkingi y'umunyu, nyamara we yarebye inyuma abwifuza gusa. ntidusoma ko yateshutse mu nzira intambwe imwe. aya magambo si niyo muyumvise? ntabwo dusoma yuko yigeze ateshuka intambwe imwe gusa, we kwari ugukebuka gusa, akagira ute, akareba inyuma. none wakebuka ugatera intambwe, byagenda bite? nukebuka ukareba inyuma ugatera n'intambwe, bivuze kugenda bite? niba ibitekerezo biremara kugeza abantu bapfuye, none umuntu wateye intambwe bibuze kugenda bite? buri muntu wese abitekerezeho. reka twumve igisubizo gikwiriye guhabwa ba Dema, abantu bameze nka ba Dema. nimugoroba nabo twabyize kubo twari kumwe. igisubizo gikwiriye guhabwa abantu nka ba Dema turagisanga none kuri paji 152 mu bihamya by'itorero, muzingo wa 2. ubwo Adema bo baravuga nimuze mugire ute, musingire ubutunzi, mufate amafaranga n'ibindi byose. ariko ngo abategereje bareba hejuru, maze bagasubiza bati turi maso. sibyo? mwumve ikintu kibagize kuba maso, ikintu mukizirikane. abantu turi kumwe ntabwo twari kumwe ku mugoroba, ariko mukizirikane. baravuga ngo turi maso, kandi kubwo gutera umugongo ibinezeza by'isi no kumenywa n'ab'isi ndetse no gushukana k'ubutunzi, baba biyerekanye ko bahagaze muri uwo mwanya koko wo kuba maso. abyumvise? kubwo gutera umugongo ibinezeza by'isi, kumenywa n'ab'isi
ndetse no gushukana k'ubutunzi, baba biyerekanye neza ko bagize ute, ko bahagaze mu mwanya koko wo kuba maso. kubwo kuba maso bahinduka abanyambaraga, mwumve, bahinduka abanyambaraga, batsinda ubunebwe, sibyo? Mwabyumvise? Batsinda ubunebwe, ntabwo bashaka kurya ibiboroheye nk'uko twabonye Dema bigenza. Batsinda ubunebwe no kwikunda, ndetse no gukunda ubuzima bworoshye. Twasomye ngo ba bandi bakundaga ubuzima bworoshye bari bari hehe? Bari bavuye mu nzira kare. Kurikira Yesu mu bihe byiza no mu bihe bibi, ngo ubunebwe no kwikunda ndetse no gukunda ubuzima bworoshye, ibyo bintu bigira ute? Barabitsinda. Mwumva aya magambo akurikiyeho, ngo umuriro wo kubabazwa ucana kuri bo, maze igihe cyo gutegereza kigasa naho kibaye kirekire. Mwumvishe abantu bategereje, umuriro wo kubabazwa ukongezwa hehe cyangwa ucanwa hehe? Muri bo, maze igihe cyo gutegereza kigasa naho kibaye kirekire. Rimwe na rimwe bagira agahinda. Abantu ibintu bibaho ndabasuhuje. Rimwe na rimwe bagira agahinda, maze kwizera kugahungabana, ariko barongera bagakomera, bagatsinda ubwoba no gushidikanya, kandi igihe bahanze amaso yabo mu ijuru, babwira abanzi babo bati ndi maso, ntegereje kugaruka k'umwami, niba ngombwa nzishimira mu mibabaro ndetse no mu bigeragezo. Amagambo si meza? Nta kindi nyongeraho. Hafi y'abantu bose baretse kuba maso no gutegereza. Ndacyari kuri ya paje n'ubundi, amagambo agiye akurikiranye, ngo hafi y'abantu bose baretse gutegereza no kuba maso, ntabwo twiteguye guhita tumukingurira uwo mwanya. Gukunda iby'isi byuzuye mu bitekerezo byacu, ku buryo amaso yacu aterekejwe mu ijuru, ahubwo yerekejwe hasi mu isi. Turi gukubita hirya no hino, gukorana ishyaka n'umwete imishinga itandukanye, nyamara Imana ikibagirana, ndetse n'ubutunzi bwo mu ijuru ntibuhabwe agaciro. Ntabwo turi umwanya wo gutegereza no kuba maso. Gukunda iby'isi no gushukana k'ubutunzi gushyira igihu ku kwizera kwacu, maze tugasigara tutakifuza kandi ntidukunde kuboneka nk'umukiza wacu. Ibi bintu biragenda bikijimisha ibitekerezo byacu, bigashyiraho igihu, kugeza ubwo abantu batakifuza yuko Yesu agira ute, yuko Yesu yaza. Tugerageza uko dushoboye kose ngo twiyiteho, ntabwo tworoshye kandi ngo tugire kwiringira Imana gushikamye. Benshi bahagarika umutima kandi bagakora, barateganya kandi bagakora igenamigambi, batinya ko bashobora gukena. Ese aya magambo abantu muri kuyumva? Nenda gusoza, ntabwo ndi buze kurambirana. Ngo benshi bahagarika umutima kandi bagakora, barateganya kandi bagakora igenamigambi, batinya ko bashobora gukena. Ntibashobora kubona igihe cyo gusenga no kujya mu materaniro y'itorero, kandi mu kwiyitaho ntibaha Imana amahirwe yo kubitaho, sibyo? Mu kwiyitaho ntibaha Imana amahirwe. Ubwo mu yandi magambo, turagerageza kugira ngo twikorere byinshi, ariko Imana twayigira ute? Tukayisiga ku ruhande ku mpamvu zo gutinya kuzakena, sibyo? Nzi neza yuko nanjye uri kubabwira ntabwo ari uko ubukene rwose nabusuzuguye, nanjye ndabutinya, ariko ibintu bigomba gushira mu bantu bategereje, bigomba gushira mu bantu bategereje. Kubwo rero gutinya gukena, abantu niho dushobora kugira ute, niho dushobora gukora amakosa yose turimo tubona. None ngo aho kugira ngo bareke Imana ikore, ahubwo bashaka umwanya wo kugira ute, wo kwiyitaho. Kandi umwami Imana ntabasha kubakorera byinshi kubera yuko batamuha uburyo. Ubwo nitureka Imana igakora, kandi buri kimwe cyose, nzi abantu benshi kugeza uyu munota bamaze kumenya yuko n'umunyu niba ushize, bagenda bagapfukama ku kirago, bagasenga Imana babwira ati umunyu washize, kandi nta bundi buryo turi kubona uze kuza kuduha umunyu. Buri kantu kose cyaba n'ikibiriti kigura amafaranga make, bakagenda bagapfukama bazi ko Imana iri buze kugitanga kandi ikaza gukora ibyo bintu. Kubera iki? Kubwo guhereza Imana umwanya. Twebwe rero mu mbaraga zacu turagerageza byinshi, kugeza ubwo twiyushya kuya bikanga, bityo tugacogora, tugatekereza yuko Imana itubuza imigisha cyangwa se itishimira yuko tunezerwa, kubera yuko tugira ute, tugerageza kwikorera byinshi. Neretswe ko abantu b'Imana bavuga ko bizera ukuri kw'iki gihe,
badahagaze mu mwanya wo kuba maso no gutegereza. Aya magambo ndabona agarutse, sinzi uko yagarutsemo. Aha, yego, ntabwo agarutse. Bari kugwiza ubukire kandi bari kwibikira ubutunzi mu isi. Hano baravuga ngo bari kugwiza ubukire. Ese kugwiza ubukire ni icyaha? Ni icyaha? Abantu mukurikiye kuri Zoom nimwandike. Kugwiza ubukire ni icyaha kandi bari kwibikira ubutunzi mu isi. Hmm? Sinzi niba muhari rwose, ariko ndabona ababivuga ko si icyaha kandi niko bimeze. Ariko turabugwiza mu buhe buryo? Ngo bari guhinduka abatunzi mu by'isi nyamara batari abatunzi mu by'Imana. Ntibizera ko igihe ari kigufi, ntibizera ko iherezo rya byose riri bugufi, ko Kristo ageze ku rugi. Bashobora kuvuga ko bafite kwizera kwinshi nyamara bashuka imitima yabo bwite, kubera ko mu by'ukuri bazashyira mu bikorwa kwizera bavuga ko bafite. Imirimo yabo yerekana imiterere yo kwizera kwabo kandi igahamiriza ababazengurutse ko kuza kwa Kristo kutari muri iki gisekuru. Twese nzi neza yuko abantu bari hano ndetse hari n'abamutegereje umwaka umwe usigaye, bamaze gushyiraho n'igihe. Sinzi niba hari umuntu ushobora gutekereza yuko hari ikindi gisekuru kizakurikira iki ngiki kiriho. Ariko ngo imirimo abantu bari gukora ngo iragaragaza yuko Kristo atari muri iki gisekuru, cyangwa se atazaza muri iki gisekuru. Ubwo mu yandi magambo, barabera ibisitaza abandi ku mpamvu z'ibintu turimo dusoma aha ngaha. Imirimo yabo izahwana no kwizera kwabo. Imyiteguro bafite yerekana ko bazigumira muri iyi si. Bari kubaka amazu bakongeraho andi, bakagura amasambu bakongeraho andi, kandi ni abaturage b'iyi si. Aya magambo wagira ni njye wayanditse, ariko siko biri. Ari kuri paje na 53. N'amagambo atangaje. Si uko ibi bintu ari bibi, ariko uri kubikorana ubuhe mutima? Ni uko unyuzwe cyangwa biri guturuka ku mutima utanyuzwe? Nenda kugana ku musozo. Mwumva aya magambo atangaje, kandi abantu bose, umuntu wese asengere umutima kugira ngo nibura aya magambo ayatekerezeho kandi yumve yifuje iyi mibereho, niba ari izamuzanira umunezero kandi akumva anyuzwe muri ubu buzima. Imibereho y'umukene Lazaro watungwaga n'utuvungukira two ku meza y'umukire, umuntu yayihitamo aho guhitamo iy'aba abantu bavuga ko ari abizera. Imibereho y'umukene Lazaro utungwa n'utu tuntu tuva ku meza y'umwami, abantu bayihitamo aho kugira ngo babe mwa kiriya cyiciro cy'abantu tumaze gusoma. Iyaba bari bafite kwizera kuzima, aho gukomeza kugwiza ubutunzi kuri iyi si, baba bari kugurisha. Reka aya magambo, nzi neza ko amaze igihe yanditswe, sibyo? Ndetse imyaka irarenga 100, sibyo? Ariko ugereranyije n'igihe yandikiwe, ndetse ugereranyije n'igihe duhagazemo, aya magambo yaba noneho ageze igihe cyo gusohora kwayo ukurikije igihe duhagazemo. Kuko ibyanditswe byera bitubwira yuko Imana izatanga uburyo ndetse imenyeshe n'abantu igihe bakwiye kugurisha ubutunzi bwabo, ingano y'ubwo bazagurisha, ndetse tubona yuko abana bamwe bazemererwa kubugumana ku mpamvu Imana izabishimye. Ariko igihe nikigera, ibyo bintu byose bigomba kugira ute? Bigomba gushyirwa mu bikorwa. None ngo aho kugira ngo bakomeze kugwiza ubutunzi kuri iyi si, bakombye kuba bari kugurisha, bakitandukanya n'ibintu bibazanira bibazirikira muri iyi si, bityo bakohereza ubutunzi bwabo bukababanziriza mu ijuru, bakaba bari kugurisha. Ni ikintu gitangaje. Ni ikintu gitangaje ngo ubwo nibwo inyungu zabo ndetse n'imitima yabo bizabayo, kuko umutima w'umuntu uzabaho ubutunzi bwe
bukomeye kurusha ubundi buzaba buri. Abenshi mu bavuga ko bizera bahamya ko icyo baha agaciro gakomeye kurusha ibindi kiri muri iyi si. Icyo nicyo bitaho, kikabahagarika umutima kandi bakagikorera. Kubungabunga ubutunzi bwabo kandi bakabwongera nicyo kibaraje inshinga. Bibikiye duke mu ijuru, bashyize bike cyane mu butunzi bwo mu ijuru, ku buryo ubwenge bwabo budakururwa mu buryo bwihariye n'igihugu kirushaho kuba cyiza. Bashyize umugabane munini mu mishinga y'isi, kandi ibi bishoro bikurura ubwenge bwabo nka rukuruzi, bikabuvana ku by'ijuru kandi bidashira, bikabuzana ku by'isi kandi bibora. Aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Aya magambo tumaze kuyasoma twaratangaye cyane, tubona ko iki kintu cyitegeye inzira tunyuramo, kandi nzi neza yuko ariho hantu imitima yacu twese iba yerekeza. Kandi muri iki gihe cy'irushanwa rikomeye cyane mu by'ubukire, mu byo kwinezeza, abantu benshi bameze nyine nk'abarwaye ibisazi mu buryo bwo kurushanwa, ariko abantu b'Imana twakaba turi kwitandukanya n'ibintu mu buryo bukomeye cyane. Kandi ubutunzi Imana yaduhaye, umuntu wese ku rugero ariho akaba anyuzwe mu mwanya ahagazemo, kandi akora akurikije nyine ubushobozi Imana yamuhaye, akora umurimo w'Imana. Ko twabonye ko ikintu kiraje abantu ishinga, abigishwa cyangwa se intumwa zose bamaze kunyurwa, nta kindi wari umushinga wo gukiza abantu bagenzi babo. Rero kutanyurwa ni imibereho yacu rwose, ni ibintu bisanzwe. Mwumve nk'uyu muntu hano bavuze muri Testimonies ya kabiri n'ubundi paje ya 217, baravuze ngo uyu muntu ni umuntu wari warasabye Imana inzu, ariko mwumve Imana imaze kumuha iyi nzu, mwumve ibintu byabayeho. Nimuza kwiga iki cyigisho cyitwa gushukana k'ubutunzi, gihera kuri paje ya 207. Hari n'undi mudamu nawe wabonaga abantu bafite ubutunzi ariko wari umukene, agasenga cyane avuga ati Mana, iyaba ari njye wari ufite ubutunzi nakaba ndi kubukoresha umurimo wawe. Ariko kandi uyu mudamu Imana yaramushimaga mu bintu byose, kuko yakundaga Imana cyane ndetse akaba ari umuntu wikiranukira muri byose. Asenga isengesho asaba ubwo butunzi. Ariko nimusoma aho hantu mbabwiye kuri paje 207 kugenda gukomeza, muzasanga uyu mudamu Imana ikimara kumuha ubutunzi, Imana yaravuze ngo ari umukene naramugerageje ntiyanyigomekaho, ndetse aranyumvira mu buryo bwose. None reka muhe ubutunzi, mwereke yuko yibeshya ndetse atiyizi, ko namara kubona ubutunzi azisanga ahandi hantu, kandi akabona ko ibyo yibwiraga byose ari iki? Byose ari ubusa. Imana yamuhaye ubu butunzi, ariko amaze kububona yatangiye kuva uwo munsi ava mu mahame, ni ruto kugeza ageze ahantu hadasanzwe. Muzasome iyo baruwa Ellen White yanditse. Ariko ndagira ngo mwumve uyu musore hano, ngo igihe imibereho yawe yari itangiye kuba myiza, waravuze uti igihe nzaba nkimara kubona inzu yo kubamo, ubwo nzahita ntanga impano z'ubuntu zijye mu murimo w'Imana. Abantu benshi, nzi neza yuko abantu benshi bafite ibi bitekerezo byo gushaka kugira icyo bageraho, ariko kandi bakumva ibyo bintu bazabikoresha mu murimo w'Imana nibamara kubigeraho. Ariko mwumve uyu muntu, nyamara ngo igihe wari umaze kubona inzu, wabonye ibintu byinshi cyane ukeneye kuyikoraho, kugira ngo ibintu byose bibe bigutunganiye kandi bigushimishije, ku buryo wibagiwe Uwiteka ndetse wibagirwa n'ibyo ashaka ko ukora. Buri munsi yabonaga icyo agomba gukora ngo ku nyubako ye. Bityo ntabwo yageraga aho atuza ngo yumve yuko igihe cyo kunyurwa kigeze, ahubwo noneho ashobora kwicara agatuza, akaba umwanya Imana imushakira. Ahubwo yakomezaga kuki Imana yandikisha ibintu nk'ibi ngibi? Ndetse ngo ntiwari witeguye kugira icyo ukora ngo ufashe umurimo w'Imana kurusha uko byari biri mu minsi y'ubukene n'umubabaro byabo. Ntabwo bivuze yuko ibintu kuba yabikora ari ikibazo, ariko kuba yari amaze kugera ku cyo yasabye Imana, yagombaga kuba mu mwanya mwiza wo kugira ngo akoreshe ubutunzi neza nk'uko Imana ibishaka, kandi nyine akagira icyo ashyira mu bubiko bw'Imana, nk'uko turi kubibona aha ngaha
icyo nicyo yari abuze, ariko buri munsi ngo yabonaga iki, icyo agomba gukora ku nyubako ye. Rero Imana igishima yuko dukongezwa cyangwa se tugerwaho n'itanura ry'umubabaro, kugira ngo nibura tubashe gutunganira Imana, ariko binyuze mu kutwambura ubutunzi rimwe na rimwe. N'uwo mudamu mbabwiye, muzasome icyo gihamya, muzabona yuko igihe cyageze Imana ibwira marayika ati mubwira ati ubwo butunzi nzabusandaza, kandi koko yaje kubusandaza. Aha ni igihamya ngiye gusorezaho, ni icy'umukecuru nawe wari ugeze mu zabukuru, nawe wakundaga iby'isi cyane. Muzanabibona yuko abantu bageze mu zabukuru gukunda amafaranga cyane, cyangwa se inyungu z'isi, ku buryo ubona nyine birushaho gukanyaga cyangwa se kubakanyaga nk'imigozi. Niyo mpamvu n'Abanyarwanda baciye umugani ngo urukwavu rukuze ngo rwonka abana. Ariko uyu mukecuru nawe ikibazo yari afite cyari icyo gukunda ubutunzi, ariko mwumve ukuntu ibaruwa yaje kwandikirwa. Baranditse ngo mushiki wacu T akunda iby'isi, kandi ngo muri kamere ye arikunda. Yababajwe cyane n'ubumuga bw'umubiri. Yego, Imana yemeye ko uyu mubabaro umugeraho, nyamara ntiyashoboraga kwemera ko Satani atwara ubugingo bwe. Yagambiriye kumutera kurekura ubutunzi bw'isi binyuze mu itanura ry'umubabaro. Iyo usomye ahabanza usanga yuko nta kindi kibazo yari afite, kwari uko nyine ageze mu zabukuru. Baravuze ngo n'ifaranga ryo mu ihembe yararikurikiranaga, niko banditse ngo yakurikiranaga n'ibyo mu ihembe. Rero ngo Imana yagambiriye kumutera kurekura ubutunzi bw'isi binyuze mu itanura ry'umubabaro. Ibi byashoboraga kubaho binyuze mu mubabaro gusa. Ni umwe mu bafite imibiri yinjiwemo n'uburozi buturutse ku miti. Kubwo gufata iyo miti mu bujiji yiteye kumera uko ameze ubu. Nyamara Imana ntiyemeye ko yamburwa ubuzima bwe, ahubwo yongereye igihe cye cyo kwemererwamo n'umubabaro, kugira ngo yezwe n'ukuri, atunganywe, yezwe kandi ageragezwe, kandi binyuze mu itanura ry'imibabaro akurweho inkamba, ahinduke uw'igiciro kurusha izahabu nziza, ndetse izahabu nziza ya Ofiri. Murumva ko iki kintu ni ikintu gitangaje cyane, ko rimwe na rimwe Imana yemera ko ibyo bintu nyine biba bishobora gusandara, ariko aho kugira ngo iduhombe, ikaduhombya nk'uko abantu bakunze kubivuga muri za mvugo. Rwose niko bigenda. N'amagambo y'Imana turi gusoma ntabwo ari ayanjye. Muri Yeremiya 22 umurongo 28 umurongo wa 22 haravuga ngo nuko mwe kugumya gukobana, kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho gukanaga, kuko numvise yuko ibyo Umwami Uwiteka Nyiringabo yagambiriye ari ukumaraho isi yose. Nuko abantu bareke kugumya gukobana. Buriya gukobana ntabwo umuntu ari uguhagarara ku musozi agakomera, cyangwa se akavuga amagambo atandukanye. Mu buryo twe dufatamo izi nyigisho cyangwa se ibyo twiga, bishobora kugaragara nk'uburyo bwo gukobana. Kandi twabonye yuko nyine abantu bizirika ku butunzi bw'isi cyane, kugeza ubwo batwaye ibitekerezo, baba bagaragaza yuko Kirisito atari muri iki gisekuru, kandi nabo baba bameze nka ba bantu bavuga ati nimuze mufate ubutunzi, ifeza ziraguma, n'ibindi n'ibindi. Nuko rero ngo mwe kugumya gukobana, kugira ngo ingoyi zanyu zitarushaho gukanaga, kuko numvise yuko ibyo Umwami Imana cyangwa se Umwami Uwiteka Nyiringabo yagambiriye ari ukumaraho isi. Imigani 23 umurongo wa 5 aranditse ngo mbese wahanga amaso ku bitariho, kuko ubutunzi butabura kwitera amababa, bukaguruka nk'uko igisiga kirenga mu bushwi. Imana ibaho umugisha. Kandi ntekereza yuko mu buryo bumwe cyangwa ubundi twigaga icyigisho kivuga kwishimira mu Mwami. Ndabatuye icyigisho cyo mu kugana Yesu cya nyuma gisoza, niko cyitwaho n'ubundi, kwishimira mu Mwami. Muzakige, kizabagaragariza neza ukuntu abantu b'Imana bakwiye kuba bari mu mwanya wo kunyurwa. Kuko nababwiye ngo ni imitambiko 3 dukwiye kuba duhagazemo. Ubwo umwe turi buze kwiga ku mugoroba, ariko n'ahantu dukwiye kuba duhagaze kugira ngo tube rwose
tugeze ku rugero rwo kuzura, kugera ku kuzura k'ubumana. Nta mutima n'umwe utanyuzwe ushobora kuzakandagira mu bwami bw'Imana. Kandi uwo mutambiko abantu bose bazawugeraho bazaba biteguye gukurikira Yesu i Karuvari nk'uko bihanganiye kumukurikira uhereye mu muvure. None twabonye ngo kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Kandi kuko ntacyo twazanye mu isi, nta n'icyo tuzayikuramo, ariko ngo niba dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije, tunyurwe nabyo. Ubwo rero impamvu guteraganwa kose kuriho, impamvu abantu batari kumvira imico itandukanye, iki kibazo gifite impamvu nyamukuru muri ibyo bintu, kandi amaherezo ni uko abantu benshi bashobora gutakaza umwambaro wabo kandi bageze n'i Karuvari nk'uko twabonye umusore byamugendekeye. Rero nta muntu tubyaturiyeho, ahubwo turasaba Imana kugira ngo umuntu wese Imana imugirire neza, iki kere kuba icyigisho cyo kuremereza urubanza rwe, ahubwo kibe icyo kurworoshya, maze tubashe gucika iyi ngoyi y'umwanzi abohesheje abantu bose, maze tugere mu mwanya cyangwa se mu cyiciro cyo kunyurwa. Nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Aho bishobokera mwapfukama tugasenga Imana. Turagushimye data mwiza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wahagarikiye iyi gahunda ikaba igeze ku musozo, izina ryawe rihimbazwe. Uzi imeremerwa yacu yuko turi abantu buntu ndetse turi nk'umukungugu, ibyo ngibyo bizi neza. Uzi ko turi nk'ubwatsi uboneka mu kanya gato mu kandi bukuma. Uzi neza yuko turi abanyantege nke, nyamara wavuze yuko iyo tugize intege nke aribwo ubuntu bwawe butubaho. Muri aka kanya turinginze kugira ngo uturinde ubwiyemezi, uturinde uburyo bwose bwo kumva twihagije, ahubwo mu kwiyumva yuko turi abanyantege nke ndetse n'abanyabyaha bo kugirirwa impuhwe, uri buze kubana natwe kandi uduhe umugisha wawe. Reka ibyo bitugwiraho muri aka kanya, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Abantu bose bakurikiye, ari abari hirya no hino mu bice bitandukanye by'isi, dusabye umugisha kugira ngo Mwami Imana iki cyigisho, nk'uko wavuze ko ijambo ryawe ritazagenda imfabusa, nk'uko imvura igwa igatosa ubutaka, ibyo ngibyo tubyizeye neza yuko imbuto yabibwe kandi ugiye kuyikurikirana. Turinginze cyane kugira ngo rero iri jambo riterwe mu mitima y'abantu, kandi urinde inyamaswa abantu n'inyoni bantu gusahura iri jambo, kugira ngo Mwami Imana, ubwo turi kwegereza iminsi mibi cyane, iri jambo nk'uko Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ntagucumuraho, aba ariko abantu baribika mu mitima yabo kugira ngo birinde icyaha. Kandi nk'uko twabonye yuko ingingo yo kubabarizwa mu mubiri turwanya icyaha nayo ari umutambiko mwiza abantu bakwiye kuba bariho, nubwo byatuzanira amakuba ndetse n'akaga ndetse n'ubukene n'ibindi byose. Pawulo twabonye ko yishimiraga mu mwami ndetse no mu makuba. Ibyo ngibyo biturange muri iyi minsi, turakwinginze. Reka rero Mwuka Wera tubeho, kandi ukomeze kugira umugisha muri iyi sabato, kugeza ubwo iri buze kugera ku musozo. Tubyatse mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Imana ishimwe cyane.